bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Haleluya. Yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Akongera akavuga ati ariko nimwihebe. Haleluya. Nimwihebe kuko natwe tubabwira. Murongo wa gatatu, kandi natwe twese, including aba baririmbaga, including nanjye ubabwira, natwe twese twahoze muri abo ngabo. Hari umuntu ukubwira ngo ngewe rero ngurumva ngo sinigeze mba muri abo ngabo, ngo navutse iwacu bakizwa, ngo hanyuma nanjye ndakizwa. Umuntu wakubwiye yuko hari agakiza gatangwa n'ababyeyi yarakubeshye. Buri muntu wese agomba kugira umunsi yifatira icyemezo akavuga ngo ndabizi kuri uyu munsi niyakiriye Kristo ku giti cyanjye. Nta gakiza ka procreation, nta gakiza k'umurage kabaho. Imana igira abana ntigira abuzukuru. Ambwiye ngo amen. Rero niyo waba utarasambanye, niyo waba utaranyoye inzoga, ku bw'akavukire yacu tuvuga turi abanyabyaha. Umwana wese uzabona yavutse, nanjye mfite abana, abona areze nabona byaye, abona byaye mu nda yanjye, oya mu nda ya madamu, nabona areze. Ariko abo bose, buri mwana wese iyo avutse avuka ari umunyabyaha. Nabonye umuyobozi wa gahunda ngo ni inshuti ya Abiyeri yicaye ari inyuma, ni umuhungu wanjye muto. We yararangije hano hirya mu bantu babandi birirwa batungwa n'ibyaha by'abanyabyaha. Murabizi buriya abantu bakora mu bintu by'ubucamanza no kuburana bari batungwa n'ibyaha. Buriya abanyabyaha bagabanutse ku isi, akazi kabo nabo kakagabanuka. Ariko burya Imana yabaremera kandi ntibazihebe. Batazasenga ngo abanyabyaha batihana bakabura akazi. Yahoze avuga rwose ko ari inshuti ye, umwana mwiza. Nanjye ndabyemera ko ari umwana mwiza, ariko buriya ni umunyabyaha. Nanjye nari umunyabyaha, ariko ubu ndi umukiranutsi ku bwa Yesu. Haleluya. Ku bw'akavukire yacu uzareba akana gato, ibyo nendaga kubabwira, ubona akabebe keza rwose. Utubebe twose twavutse wanjye twabaga ari twiza. Mwera kuzabona isi hano. Ngomba kwitanga mu rwenya nabyo. Noneho wamureba kabona pina akabebe keza, ukagakunda, ukagaterura, ukakabyinirira, ariko ndikazarakare. Akabebe karakaye, umuntu bakabyinirira bakoza, bakagira ngo akabebe kakanga. Baragiza gusa akanyabyaha. Nyina yagashyira ibere mu kanwa kakariru. Twese tuvuka turi abanyabyaha. Bibiliya yambwiye ngo natwe twese twahoze muri bo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi ku bw'akavukire yacu twaraho kugirirwa umujinya. Haleluya. Ku bw'akavukire yacu, kubera yuko twavutse rimwe mu buryo bw'umubiri, tukagenda dukura tuba abanyabyaha, ku bw'akavukire yacu ngo twaraho kugirirwa umujinya. Ariko Imana mu butunzi bwayo bw'imbabazi, zuba ni muri yihorere, twarakuranye. Nta muntu waragiye inka mu mutara utinya izuba. Aratubwira ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze. Haleluya. Ni imbabazi n'ubuntu. Umva, ngewe ndi n'umugabo wo kubihamya kuko niga hano mu bantu barwanyaga ibintu by'agakiza. Ngewe nakunda kureba abarokore nawe se nk'abantu nkamwe, ubundi ako gakiza muvuga hari umuntu ukizwa ubaho. Twese turi abanyabyaha. Ngewe nikundira iby'iwacu, dukora ibyaha tukajya kwa padiri tugasaba penitensiya, ibindi mwamubwira ngo by'agakiza nta muntu ukizwa ubaho. Ariko Imana ikajya indeba, yavuga ngo ibyo ari byose bivuga umunsi umwe uzaba ubyamamaza. Ndibuka hari umumama yaratuye hariya mu Matyazo,
Pantekote wa wundi wansiye modeli utega igitambaro nari naramubona atagiteze kandi nakundaga kugiwe kuko umukobwa we twiganaga hano yari inshuti yanjye nagiye rero ngasanga y'abarokore umva kwicarana n'abarokore amasaha abiri it was very boring urumva kugenda bakagushyira ahantu barimo kuvuga ibintu wowe uri umuhanga wize mu ishuri ariko baravuga ibintu utumva tangira akavuga ibyo kuzura umwuka bagatangira ese abantu nta n'ibindi biganiro mugira uwo mumama akajya guteguza ukabwira umukobwa uyu mupagani muzana hano muti ugeye nsanga y'umusaza umwe aranyitegereza gutya yicaye yari yavuye iriya za Kongo turicara uwo mumama yaratuye hariya mu Matyazo haruguru y'umuhanda iwe hari nko muri transit y'abarokore bava za Cyangugu bajya i Kigali abapantekote bose niho bahuriraga najyaga basanga bateranye niho bari yari afite n'icyumba kandi igihe bagiraga ibyumba bikomeye byari bigezweho noneho umusaza wavuye i Kabera arandeba ndisinga yo arambwira ngo yesha atuje gutya nko kumvuga ngo nakurebye ngo urimo umukozi w'Imana ngo ibyo wivugisha umunsi byakuvuyemo ngo uzakorera Imana ngo nicyo waremewe abwira uwo mumama arambwira ngo urebe uyu muhungu ngo nubwo yizura n'umukobwa wawe ngo ntabwo ari umukwe wawe ngo Imana yamuzanye hano ngo musengere akizwe akorera Imana ngo kandi bifate ukomeje ngo guhera uyu munsi ngo n'umurimo Imana iguhaye umumama yarasenze 78 bifata ubusa 79 wapi 80 ubusa 81 wapi 82 83 biramfata kandi giwe kabisa Imana yari yashyizemo imiyaga myinshi nka kwa kundi ushobora gukurura ikintu ukakizingazinga wakirekura kikagwa kure cyane ko jewe nakijwe nihuta umunsi nabwiye abantu yuko nakijijwe following day ndabyibuka nabibwiye abantu kuwa gatanu ku cyumweru narabwirije mpamagara bihana bari hano kandi sinongeye gusubira inyuma kuko bari barashyizemo imiyaga myinshi uwo mama naje kumusura cyo kumuhuha ubundi ntabwo yanyizeraga cyane murabona nari nzi kuvuga nagiraga n'utuntu tw'udukoryo ndashoboraga kwikiza nkana nkamera nk'urimo kubyemera ndimo gutegereza ahantu ndi buturunde nkagukubita kaci ugashoberwa ndaza ndamubwira nti mama narakijijwe arandeba gutya ngo yewe sha ngo narakubwiye ngo agakiza ni urupfu n'ubugingo nta muntu ubikinisha rega none ntabwo mbikinisha ndi seriye narakijijwe ati bimbwire neza nicara arandeba mubwira ndamubwira ukuntu nasomye Bibiliya ndamubwira ukuntu nahuye na Yesu ndamubwira mbona umumama atangiye kukonjuruka mbona umumama atangiye kuzura umwuka mbona umumama atangiye aratimbira aramfata mbona atangira kuvuga mu ndimi avuga za haleluya nk'igihumbi wero uwo munsi tubishuti ariko shana nagize ibyago muri genocide baramwishe n'abana be bose uretse umwe wari uri muri Amerika ariko yari umumama nyine niwe wansengeye ndakizwa ubwo rero abo muri ADPR mwakoze kuhabwa mufiteho umwenda ngira ngo niyo mpamvu ngewe nta mipaka y'amadini ngira ahantu hose ndayigisha Yesu yanyinguriye imiryango ko bose ngiye mfitemo utwo nakuye hariya na Katolike nakuyeyo bimwe Anglikani niho mba ADPR baransengeye ndakizwa abandi nabatijwe mu mazi menshi mbatijwe no mu evangelike no kurumva nyine ngewe byose bihubiyemo n'ubuntu bugeretse ku bundi amen ariko reka mbanze mbabwire isi y'abanyabyaha bapfuye kubera ibicumuro byabo kuko nicyo kintu ngira ngo mwumve neza hanyuma ze kugaruka kuri Yesu utanga ubugingo uri ikibazo kinini mufite nahoze mbabwira nigera ntabwo ndanyurwa nuko mwicara hano nimumenye agahinda nimumenye urupfu rw'umunyabyaha university ifite abanyeshuri bagera ku 8,000 yewe nzanezererwa umunsi muzaza mukambwira ngo stade yabaye ntoya ngo dusigaye duteranira mu kibuga kuko mufite mission aha hantu nimusobanukirwa neza icyo Bibiliya ivuga ngo ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu muzagira impuhwe z'abanyabyaha mujye gushaka abanyabyaha kugira ngo bave mu byaha kuko bararimbuka nubona umusinzi agenda mu nzira ujye uvuga ngo uyu muntu arimo ararimbuka
nuba n'umuntu wiyemera cyane nk'uko nari imeze ujye umugirira impuhwe ntukamugirire umujinya ujye uvuga ngo uyu muntu ni umuntu wumvira umva uko Bibiliya ibavuga umva uko Bibiliya ivuga umunyabyaha nawe niba wicayemo hano ushobora kwibwira kuri independent minded hari abantu biyemera cyane nanjye narimo nyambwira abantu ngo nubona umusore ufite ibintu bitatu ngiye kubabwira ujye umugirira impuhwe umusengere cyane icya mbere nubona umusore w'umunyeshuri w'umuhanga ukabona umusore w'umwatlete yaba akina basket yaba akina volley yaba akina tennis akaba ari umukinnyi ugaragara icya gatatu akaba umusore ukundiraha agakundwa n'abakobwa uwo nguwo ujye umubabarira umusengere kuko uwo muntu ari mu kaga k'urupfu ibyo mvuga ndabizi ko nabibayemo ari mu kaga k'urupfu ko Bibiliya yatubwiye ngo aba bantu ni abantu bumvira umwami utegeka ikirere araza satani akakubwira ati ariko wowe umuntu w'umusore nkawe biriya bintu ni iby'abantu babaswa kuko uri umuhanga ukagenda wifashe mu mufuka wumva yuko icyo nicyo kibazo cy'aba intellectuel benshi bibwira ko ari abahanga cyane bakumva ko agakiza ari ak'abantu bishobeye kubera iki kubera ko n'uburyo twigishira agakiza akenshi twumva yuko umuntu utanga ubuhamya ni wa muntu wari umusinzi ni wa muntu wari umusambanyi ni wa muntu wateraga amada nta muntu ujya wumva kubwira ngo jewe nari umunyabyaha uri polite nari umunyabyaha uri discipline jewe nuwo nari we nari umunyabyaha uri discipline nanywaga inzoga sinsinde iyo nanywaga ikirahure kimwe byageraga kuri 2 nkacyuzuza nkategereza ko abandi baza gusinda icyanjye nkakinywa dutashye sinigeze nsinda mu buzima handa nigeze nari umuhanga mu ishuri none ukagiye nuko bari kubundi gihe ndakizwa iki ushobora kwicara hano ukibwira ko ntacyo ukeneye gukizwa kudakijijwe ukeneye gukizwa kuko iyo udafite Yesu nta bugingo uba ufite ndenda kubwira n'umukobwa waba uri hano ukubwira ngo ngewe sinigeze nsambana nuko utarabona ugusambanya niba uri umunyabyaha umunsi wageze muri context ifavoringa yuko usambana uzasambana n'ubu udafite Yesu abantu barakubwira ngo jewe ngo ndi iki niki ngo jewe ngo ndi umuhanga ngo jewe ngo mfite self control ngo jewe ngo mfite ibyo ngibyo Bibiliya irakubwira ngo niba udafite Yesu nta bugingo ufite niba udafite ubugingo urapfuye mu buryo bw'umwuka niyo mpamvu mugomba kumenya ibintu uko bimeze abantu benshi mubana nabo mu ijuru ntibahari abantu benshi mubana nabo Imana irareba ikabona intumbi ikavuga ngo uriya muntu nubwo agenda afite ubwenge uriya muntu nubwo agenda ari mwiza uriya muntu nubwo agenda afite ubutunzi ariko hano iyo tumureba tubona intumbi igenda kandi ibyo si ugutuka nta bugingo afite ubuzima ariko ntafite ubugingo kandi umuntu wuzuye agomba kugira byo bidaza kubereka n'umumaro wake niho ndi busoreze tubivamo dukira tuti ikintu cya mbere gikomeye mugomba kumenya nta muntu n'umwe uzakizwa atarahumuka amaso kuko Bibiliya itubwira neza ngo abo bantu bumvira umwami utegeka ikirere ngo ni abantu satani yahumye amaso ngo batamurikirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza haleluya abantu satani yahumye amaso ngira icyo ni igitambaro kimbizeho gato George ngwino hano yigishiriza abantu buriya abanyabyaha bose mubona this is who they are Bibiliya iratubwiye ngo aba ni abantu satani yafashe mpiri abahuma amaso wenda bamwe muri kubibona yabafashe matekwa arangije kujya mubona abantu bakora kidnapping umuntu bakamufunga amaso bakamushyira igitambaro mu maso bakayafunga neza barangiza bakamuboha amaboko n'amaguru bakamutwara uyu muntu ufunze amaso umeze atya uretse kumurandata nta handi hantu ntashobora kwijyana adafite umurandata abantu benshi mubona satani wafashe nk'uko ufashe uyu mugabo kubera ko ndi impumyi zitabona arabarandata akamujyana avuye gukorera amafaranga akamubwira ati rero ubu ngubu aho ugiye siho nyura ahangaha hitira hano mu kabari hanyuma
yamara kuyanywera akamubwira ati ngaho haguruka utahe. Yagera mu nzira akamera nk'uko y'igitambaro akamubwira ati uribuka yuko umugore wawe wasize akubwiye yuko mu rugo rukinga babiri, uribuka ko umugore yakubwiye ko abana nta minerivare, umugabo ubwo Satani akamubwira ati tara umujinya kugira ngo atagutinyuka. Yagera mu rugo akaza yitoratoza ati uri buvuge hano ndamumena. N'abantu Satani yahumye amaso, niyo waba warize ufite na PhD muzamanu cyane umurebe, ushobora kubona umuntu afite PhD, ushobora kubona umuntu afite masters akagenda akama urugo rwe rugatungwa na butike kandi yigisha ekonomi. Halo, arigisha abantu gucunga ekonomi kandi ntashobora no gucunga ekonomi yo mu rugo rwe kuko Satani yamuhumye amaso ntarebe. Umuntu arongora umugore mwiza, yewe kubera guhora muri za kanseri, umugore hari umugore uza mu biro byanjye namureba ntabwo ni Imana y'isi n'ijuru umbabarira atabaje kumbwira ko umugabo muca inyuma. Umugabo wanjye utambwira ko umugabo waguca inyuma. Ko pastor waguca inyuma. Aguca inyuma. Umugore usa nawe bamuca inyuma wewe. Umuntu Satani yamuhumye amaso ntabwo abona uburanga bw'umugore we n'impumyi. Murazibona hano hirya. Muri ino si hano hanze huzuye impumyi nyinshi n'abantu bagenda nk'uku nguku. Satani yamuhumye amaso akamucisha ku mugore we usa neza, usa n'uwiremye. Yamureba akabona hari icyo abona ngo yabahumye amaso, agenda barandasa akabajyana hatariho. Akavuga ati dore umugore mwiza ngo nuriye, akamujyana ku ndaya kandi yasize umugore muzima kandi mwiza usa n'uwo Imana yagishije inama igiye kumureba. Niyo mpamvu yewe byumva neza kuko nanjye nabaye muri izo mpumyi. Najyaga mbona abantu bakizwa, mwumva ari abantu bapayutse, mwumva ari abantu b'injiji, mwumva ari abantu batagira icyerekezo, mwumva ari abantu batazagira icyo bigezaho, kugeza igihe umumama yansengeye abwira n'abandi barafatanya baransengera, hanyuma icyari kimpumye amaso kivaho. Haleluya. Igitwikirizo kimaze kuvaho, najya mvuga ngo bishoboka bite ko namaze imyaka yose nanga gakiza kandi ariko karimo ubugingo. Nuko Satani yari yarampumye amaso. Abantu benshi nawe ushobora kuba wicayemo hano, Satani aragenda agafata ikibaka cyita cyiza kubera ko yaguhumye amaso, ukagenda uhobagira ukajya hatariho, yarangiza akakubwira atahaniho. Muri bwari igihe umuhanuzi Elisa, umwami wa Siriya, yigeze kubatera i Samariya. Umuhanuzi arasenga aravuga ati Mana bahuma amaso, abahuma amaso aravuga ati nimuze njye kubereka aho uwo muhanuzi ari. Urumva ntabwo bari bahumye mu buryo bw'amaso kuko baramukurikiye, baramukurikira ariko yabahumye mu buryo bundi. Baramukurikira bageze hahandi abwira Imana ati bahumure. Barebye babona bari bakikijwe n'abasirikare b'umwami w'i Samariya. Umwami aravuga ati tubakubita inkota, tubakubitira iki inkota? Impumyi Imana yahumuye urazihora iki? Ati bagaburire ahubwo bahe ibiryo barye nibarangiza batahe. Hari abantu Satani yahumye amaso abajyana hatariho, icyiza bakacyita ikibi, kibi bakacyita cyiza. Genda wicarire. Mukeneye mwebwe ababonye Yesu, iki ni igihe mugomba gusenga kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo aba bantu tugomba kuba twazi neza. Niko Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo bari abantu bakugisha impaka ujye batwazi neza, ngo hari aho byashoboka bagasinduka bakava mu mutego wa Satani wabagize imbata, ngo bakamurikirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza. Haleluya. Kuko twese kubwa kavukire yacu twarabo kugira umujinya. Haleluya. Enda mumpere wakoze. Iki rero ni ikintu gikomeye tugomba kumvikana kuko umurimo wacu naho uva. Aba bantu rero iyo Satani yabatwaje igitugu, bumva bagomba kurya ubuzima bakabuheza. Kubera iki? Iyo udafite ubuzima muri wowe uhorana inzara. Ukagenda Satani akakubwira ati uzi iyo nzara ufite, urashaka ubuzima, ati shyiramo inzoga, ugashyiramo icupa rya kabiri, ugashyiramo irya gatatu, ugashyiramo wageza amatatu bikaba bigeza umuhogo, ukakubwira ngo nurenza aha ngaha ngo zirasohoka, ugataha ugenda ubyina muzunga ushakisha kiribura aho yaguye. Ukagenda hanyuma ukaryama, bwacya mu gitondo ugasanga ikintu bita hangover. Hangover, inyota y'umuntu waraye anyoye. Bakakubwira ngo inzoga ivurwa n'indi, ugasubirayo muri hangover.
umunsi wa gatatu hangover ugasubirayo. Hari umugabo twaganiraga ejo yarambwiye ati yewe umugore wanjye we ntabwo agira hangover y'inzoga zisanzwe, we yinywera champagne n'abandi bagore bakicara ati umushahara ashobora kuwunywera icyumweru kimwe umushahara ukaba wagiye. Champagne wigura 250,000 uze uhembwa miliyoni 1 amacupa ya champagne umushahara uba wawurangije, kuko satani yamuhumye amaso ntabwo abona, amutwaje igitugu. Iki rero nagira ngo mwumve umurimo wacu ubw'abanyabyaha, kuko Bibiliya iratubwira ngo nta mahoro y'abanyabyaha niko Imana ivuga. Ariko Paulo yatubwiye, reka nihute kuko nagira ngo turangirize igihe, ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi. Haleluya. Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Iratureba, ibona turi impumyi, ibona satani adutwaje igitugu, ibona yatuziritse amaboko n'amaguru, ibona satani aratujyana aho tudashaka, aho turimo gushakira siho biri. Hanyuma navuga ngo bari abantu nabo kugirirwa impuhwe, ngo kuko ari umutunzi, ni umutunzi, ntabwo ifite imbabazi nkeya, oya ni umutunzi, izifite in abundance, kuko ari umutunzi w'imbabazi. Yohereza Yesu, ifata umwana wayo, iramubwira ngo genda umanuke ujye muri iriya si y'impumyi ubahumura amaso. Haleluya. Niyo mpamvu yigeze kubwira abantu nabwo ngo erega ngo nige mucyo w'isi, ngo ugendera muri jye, ugendana nanjye zamubera umucyo kandi nawe azaba umucyo. Haleluya. Kuko Yesu niwe mucyo wacu, niwuza ubuhumyi bukatuvamo. Yewe ndabivuga mbihamya, ndabivuga ku wabibayemo, ntabwo ari ibintu nabwiwe, ntabwo ari ibintu by'ubutumwa. Njya nibaza nkabona Imana kuki ibi bintu ntari narabibonye. Yewe maze gukizwa ko nabibabwiye nize mu seminari, nagiye kureba padiri wari directeur spirituel wanjye, ko mu seminari twagiraga aba directeur spirituel. Namwe ariko padiri kuki utari warambwiye ko agakiza kabaho? Narambwiye ati agakiza kuki utambwiye ko agakiza kabaho? Cyagihe nahuza buri kanza kukubaza kenshi, mubaza ati ko numva afite ikibazo cyo muri roho, kuki utambwiye ko ari ikibazo cy'agakiza nafite? Arambwira ati ujye uganira n'abaporoso. Oya, nasomye Bibiliya nsanga bavugamo agakiza. Arambwira ati oya, izi mvugo ni iz'abaporoso. Nawe ntabwo abyumva abantu. Ndamusobanurira, ariko ikintu cyanejeje nawe yagiye kwiga i Roma, avuyeyo nawe aza kunshaka. Arambwira ati atuzi bya bintu wambwiraga? Ati ngiye kukubwira ibintu bibiri. Ati burya ya ndwara wajya kumbwira nanjye nari nyirwaye. Ko najyaga njya kumureba nkabwira ati igihe numva afite ikibazo cyananiye kugisobanura, numva nshaka Imana ariko sinyishyikiye. Kambwira ati icyo ni ikimenyetso cy'ukuri muzima muri wowe. Nkabwira nuko utazi indwara ndwaye, uzi gusonza ukumva urarya ntuhage, ugashakisha ukumva ntubona icyo ushaka. Buriya rero abantu benshi mubona bagenda mu buzima barimo gushakira mu nzoga, barimo gushakira mu bagore, barimo barashaka ubugingo bakabyitiranya n'umunezero n'amaraha, kuko ntibihaza. Bibiliya iratubwira ngo hari ibintu bidahaga. Genda usambane, buracya mu gitondo usanga ugishaka gusambana. Ugenda unywa inzoga, buracya mu gitondo usanga ugishaka kunywa inzoga. Ariko iyo wamaze kubona Yesu, umutima uranyurwa. Jewe rwose ibintu bivuga ntabeshya, kuko ni ibintu nzi first hand, ntabwo ari caguwa, ntabwo ari byo nabwirijwe n'abandi, nibyo niboneye. Nari ndambiwe ubuzima butagira icyerekezo, hanyuma mbona Yesu. Umugabo umwe abajya bakunda gusoma, ariko numvise igifaransa mutakikimenya, ntabwo mwabimenye yongeye. Umugabo witwa Honoré de Balzac yanditse short story, inkuru ngufi yitwa La peau de l'âne sauvage. We mbishyize mu Kinyarwanda byaba ari nk'agahu k'imparage. Agahu k'imparage. Umusore umwe ngo yaragiye abwira umupfumu, aramubwira tumva ubuzima ndumva butangira ku nzoka, ndumva butangira ku nyota, wambonera umuti. Umuvuzi wa Gihanga, uzajya numva yo umuvuzi wa Gihanga ngo sinzi wenda namwe mwaracyumvise. Abavuzi wa Gihanga nabo baraje. Nuko
aramubwira ati umuti ndawuguha ariko ubu uzi neza ko umuti uvura ibyo ngibyo ninguguha ndaguhagaho ukaguri. Impamvu inkuru bayise rapodora ni sauvage, agahu k'imparage. Akagahu ndakaguha, icyo uzajya ushaka cyose ujye ukavugisha. Nushaka umugore uzajya umubona, nushaka amafaranga uzajya umubona, ariko ikibazo cyawe uko ubonye igisubizo kazajya kagabanuka, uko ubonye ikindi gisubizo kagabanuke, uko ubonye ikindi gisubizo kagabanuke, umunsi kazashira uzapfa. Abizeye ibintu bya za economy n'ibindi muzi ikintu bita the law of diminutive returns. Diminutive returns, ibintu bigenda bituba, agahu gatuba, umunsi kashize uzapfa. Aramubwira ati ngaho rero hitamo, urishyura utwara agahu cyangwa uragenda ukomeze ubeho. Umusore aribwiriza aravuga ati okay, yewe ndashaka kubaho nkaheza. Je veux vivre à l'excès. I want to live in excess. Abantu benshi muzabona hano hanze, they are living in excess. Mu kunywa, they are living in excess. Mu gusambana, they are living in excess, in excess. Ariko ni diminutive returns. Bigenda bituba. Aho aragatwara, asabye ikintu cya mbere abona karagaronse ngo arihewe. Asabye icya kabiri abona karagaronse. Burya ushobora kwibwira ko umuntu nabona bigabanuka ari bwisubireho. Yewe naratangaye, nasanze abantu bose ariko bameze. Umuntu aragenda agasambana rimwe afite ubwoba. Ubwa kabiri akaba yatangiye kubitinyuka. Ubwa gatatu akaba yahinduye umuco. Ubwa kane noneho agahurutura akagenda. Nubwo ibyo yahoze atinya ntaho byagiye. Yatinyaga ko ashobora kurwara, indwara ntizavuyeho. Yatinyaga gutwara inda, ntabwo zavuyeho. Yatinyaga gutera inda, ntabwo byavuyeho. Biramutwarira amafaranga, ntibyavuyeho, ariko agakomeza. Iyo niyo mpamvu Imana itubwira ngo abantu bari bapfuye bazize ibicumuro byabo. The law of diminutive returns. Mbona isi yose hano hanze aho niho batuye. Mwumva mujye mukurikira amakuru ngo ingo zirimo zirasenyuka, diminutive returns. Zirasenywa n'iki? N'abantu barimo gushaka kubaho in excess. Abagore bashaka kubaho in excess, abagabo barashaka kubaho in excess. Umuntu akakubwira ati umugore umwe nta kimpaza, umugabo akakubwira ati umugore umwe nta kimpaza, umugore akakubwira ati nanjye umugabo nta kinezeza. Diminutive returns. Ukirukana umugore ugugundi gufwa kaza nurimira bunguri. Izo zose ni diminutive returns, ariko niyo mpamvu biri tubwira ngo abo bose baba bapfuye bazize ibicumuro byabo, ariko Imana iradukunda yohereza Yesu. Kandi igiye kumwohereza, Pawulo arandika aravuga ngo muri we ibintu byose dukeneye ibirundamo. Aravuga ngo uyu nguyu azaba umwami w'amahoro. Niba ukeneye amahoro jya kureba Yesu. Uyu nguyu ni uzaba umucunguzi wawe, ni uzabakiza ibyaha. Uyu nguyu ni uzaba umucyo w'isi. Uyu nguyu ni uzaba umugati wawe munsi. Uyu nguyu ni uzakubera amazi. Uyu nguyu byose abirundamo arangira amurekura. Gift is wrapped. Ihambiriye mu mwana aravuka, ariko azari impano y'Imana ku isi. Niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbukira mu byaha ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. None ariko iyo mpano yaje ibaho ngaho abantu ntibabimenya. Hanyuma umunsi umwe bayishyira abata, ariko iyi mpano ko tutarimo kubona ubuzima ntitubone biriya byose. Hanyuma bayijyana ku musaraba barayihambura, baramufata, baramukubita. Wari wabona hari igihe abantu bakora ambaraje kado bakanyohereza kado nkumva sinshaka kuyica. Babikoze so beautifully, ukabona iyo decoration bashyizeho bakora iyo kado kumva nakora ngo nguye gucika. Ariko uko byagenda kose kado igomba guhamburwa. Kado Imana yatwohereje muri Yesu bayihamburiye ku musaraba. Baragenda baramufata, baragenda baramukubita, baragenda marasarava, barangije n'ubuzima bumushiramo.
hanyuma arangije ijambo rya nyuma yaravuze ngo ubu byose birarangiye. Abantu benshi bajya bibwira ngo yabivuze yihebye, ariko ni nkaho umunyeshuri yakoze ikizamini yakoze bwa nyuma akavuga ngo ibizamini byose birarangiye, ibibazo mwari mufite byose ndabikemuye, ubukene mwari mufite bwose ndabushubije, inzara mwari mufite yose ndayihagije, inyota mwari mufite yose ndayimaze, byose birarangiye. Haleluya. Niyo mpamvu Yesaya yanditse muri Yesaya 53 ngo ubwo yajyaga ku musaraba ngo yishyizeho ibyatwicaga byose, kategori y'ibintu bitatu byatwicaga. Haleluya. Mwambwiye ngo amen. Ariko iyo ndimo kwigisha ku musaraba numva muri ryajemo izindi mbaraga, numva hajemo ikintu cy'uti muriro nazi ukuntu nababwira, kubera yuko ku musaraba niho twaboneye igisubizo cy'ibibazo byacu. Ku musaraba aragenda ajyayo ngo ibyaha byacu byose, ibyaha byanjye Yesu yarabyikoreye, watigeze gukora icyana mwe mugarukirije ibyaha byanjye byose. Najyaga nicara nkareba umusaraba nkavuga ngo Mwami Yesu, why me? Hari indirimbo ziba mu gitabo najyaga nzisubiramo amarira akaza, ubundi kugira ngo nzarire biragorana, kereka iyo mbonye umunyabyaha. Iyo mbonye umuntu narinze akizwa yasubiye mu byaha, ntabwo amarira nyabyinira ngo nyahendahende, aramanuka. Ariko iyo ntekereje Yesu, ariko nabwo umwanya munini nabwo araza. Hari indirimbo najyaga nicara nkayiririmba, Yesu nguhagaze imbere nibaza binyobeye, icyakunkundishije utyo nduwatsinzwe minanye, biranyobeye birantangaje, nzajya mbitangarira, biranyobeye birantangaje yuko unzi utyo Yesu, wishyizeho ibyaha byanjye bihinduka nk'ibyawe, weho ntacyo wakoze nige bakujijije, biranyobeye birantangaje, nzajya mbitangarira, biranyobeye birantangaje yuko wabuze utyo Yesu. Iyo wicaye ugatekereza ko Imana yagukunze kandi uri umunyabyaha, cyane cyane njyewe ndabivuga kuko narwanyaga ibintu by'agakiza, nabona Imana iramfata irantoranya. Reka mbabwire impamvu iramfata irantoranya. Ubugoryi twabagamo muri iyi university bwatwaye abadokiteri, promosiyo zirashira, promosiyo y'abagoronome ikurikira yacu niyibanziriza, nobody is alive, dead, bose bishwe na sida kubera ubugoryi bwa hano. Habaga ubugoryi. Twari dufite umuprofeseri witwaga Gumba, yaje kujya Central Africa, yize kuba prime minister wabo. Gumba yakoraga mu bitaro hano haruguru. Buri mwaka iyo twafunguraga yerekanaga filime zitwereka ingaruka z'ubusambanyi, ingaruka ziva mu busambanyi, ibirwara byose bya syphilis, bya brenoraji, bya byose. Ariko abanyeshuri bakavuga kuko byari obligatoire, byari itegeko buri munyeshuri wese ku munsi w'iyo filime twese twabanje kujya tujya muri kariya kaudi gatoya ka Audi Levesque, hanyuma Grand Audi yuzuye turi mu wa kabiri, akaba ariho wayerekanira
buri munyeshuri wese yagombaga kureba iyo filime mu ntangiriro z'umwaka. Byari obligatoire, byari itegeko, ntawe ari wemerewe kwisiba. Twabaye abantu bakavuga ngo ririya n'iterabwoba ryagumba ryo kutubuza kwinezeza. Iterabwoba ryagumba, ako gasuzuguro ka warning ko kwanga kumva imbuzi kadutwaye abadokiteri, kadutwaye abalisansiye, kadutwaye aba engineer kubera ibyaha. Hanyuma jewe Imana ikandobanura ikamvanamo, nkagenda nkisuzumisha ngasanga nta sida ndwaye, kandi abo bose barimbutse twaragendanaga. Abatlete twabagamo hano, abakinnyi ba basket, abakinnyi ba volley, usanga kenshi ari ibirara, twari ibirara rimwe na rimwe. Ariko Imana ikakurobamo ikakubwira ngo wowe naragutoranije ntacyo uzaba. Noneho ukicara ugarutse, Mwami Yesu, why me? Kuki wandinze? Kandi buri muntu wese hano arebye ibyo yanyuzemo nawe yavuga gutyo. Reka ngane kugusoza. Yesu ajya ku musaraba yishyiraho ibyaha byacu byose n'ibicumuro byose, ibyaha waba warakoze byose. Ariko hari n'ikindi yakoze kenshi tudakoraho, ariko nacyo cyisha abantu cyabamaze. Muri kino gihe aho nsomye hose barambwira ngo todo depression, abantu kwiheba, agahinda gasaze, ngo todo depression mu rubyiruko muri Amerika yazamutseho 30%. Ntabwo ari hano honyine. Abantu benshi bafite agahinda batazi impamvu, hari emptiness iri mu mitima. Abantu bakajya yumva afite agahinda, ntashobora gusobanura impamvu y'ako gahinda. Arava mu bintu ajya mu bindi akumva ntibifata. Wajya kureba no mu bantu bakuru ugasanga karahari, wajya kureba no mu bafite amafaranga ugasanga karahari. Wowe ushobora kumva ugafite, ukibwira ngo nukuri umunyeshuri, ukavuga ngo buriya nimbona akazi ngo akagahinda kazagenda, ukagenda wabona akazi ugasanga n'abagafite baragafite. What's the problem? Emptiness. Umutima uri mu busa. Abize literature murabiza aba existentialist baranditse baravuga ngo ubu Imana yarapfuye, umuntu ashobora kwigenga. Banice, ba Camus, ba Sartre n'abandi. Ariko birangiye baravuga ngo la vie est absurde, ngo ubuzima nta cyerekezo, ngo nta kajagari. Umuntu ufite ubuzima butarimo Imana azahora ari empty, azahora yumva muri we hari ikintu kiburwamo. Ushyiremo inzoga wumve kiraburwamo, ushyiremo abagore wumve kiraburwamo, ushyiremo amafaranga wumve kiraburwamo, ushyiremo amazu wumve kiraburwamo, kuko iyo emptiness nta kindi gishobora kuyuzuza uretse Imana yonyine. Haleluya. Aka gahinda gasaze bababwira si uko isi yakennye. Nabahaye urugero rwa Amerika, ni igihugu gikize. Niyo uri umushomeri bakwa amafaranga yo kugutunga, iyo uri umunyeshuri ntabwo ugomera kwishyura, kereka rimwe na rimwe wagiye muri za privé. Ariko ntibibuza yuko 30% by'urubyiruko rwabo rurihebye. Kubera iki? Imana bayikuye mu mashuri, Imana bayikuye mu buzima, ubuzima bwabo ba empty. Iyo Imana yavuye ahantu, emptiness irakurikira. Aba existentialiste banditse ibitabo, sinzi muri mwebwe niba harimo abiga ibintu bya literature n'ibindi, muzagende musubira inyuma. Ba Camus, ba Sartre, ba Nietzsche barandikaga bakavuga ngo ubu buzima ni akajagari. Kuki bwabaye akajagari? Kuko nta Mana ihari. Hanyuma Imana iravuga ngo reka nohereze Yesu asubize ibintu byose ku murongo. Yishyiraho ibyaha byacu, ariko yishyiraho n'ibindi, ngo yishyiraho n'intimba zacu n'imibabaro yacu. Haleluya. Kuko mu bitwica harimo n'intimba n'imibabaro. Bamwe bicaye barababajwe n'ibi, hari abana bababajwe n'ababyeyi, papa wawe wenda yarakwanze, mama wawe wenda yarabataye, anko yanze, ba anko ntibagufasha, ba anti banze kugucumbikira, ugatondeka abantu bose. Ibigutera agahinda bishobora kuba byinshi, ariko ikintu kinejeje ngo nibyo nabyo Yesu yabyishyizeho, ngo yishyiraho intimba zacu n'imibabaro yacu. Yewe impamvu babwira ibi ngibi, Yesu yansanze ndi umunyabyaha, arabanza mvura mu byaha, ndabanza ndyoherwa n'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Ariko bukeye arambwira ati ariko hari n'ibintu ubitse muri wowe, uriya mujinya ubitse wo arifite mwinshi. 63 bishe papa, 73 batwirukanye mu ishuri, 83 banyirukanye mu kazi, nari mfite umujinya ugera aho ngaho n'urwango ruherekeje. Umunsi umwe Yesu arambwira ngo nibi nabyo ndabiruhura,
n'intimba n'imibabaro nabyo nabyishyizeho kugira ngo bibaruhure, kugira ngo nimugire ubuzima mugire bwinshi. Haleluya. Kuko ushobora kuba ufite agakiza ugahora umeze gutyo ukonje nk'inkoko yanyagiwe n'imvura. Bizababwira ati ariko kuki ukonje kandi ufite ubuzima, kuki ukonje kandi ufite umwami, kuki ukonje kandi ufite umwami ushobora kugususurutsa. Muribuka abigishwa ba Emawusi ngo bari batashye basubiye Emawusi ngo bagenda bihebye, bagenda bari depressed. Yesu arabegera agenda baganiriza ngo hanyuma umaze kubwira ati ariko uribuka cyagiye yadusangaga mu nzira, yatangiye kutuganiriza, imitima yacu itangira kweyuka, imitima yacu itangira gususuruka, imitima yacu itangira kuryoherwa. Haleluya. Kuko iyo uhuye na Yesu wazutse, ama depression yose arakubwira ati ariko ibyo bintu mbigutwaza. Maze bindushya byose ndabimukorera, nta wundi utari Yesu wabyihanganira n'ukwamaganya yanjye nyakurwaho nawe nduhukira muriwe amahoro y'umwami jama akamineza imbabazi n'ububageza Yesu zambe utuka iwawe mw'ijuru ajya gusingiza amen. Urumva iyo Yesu amaze kuza aratangira akabigususurutsa, akagukonjora, akagususurutsa, wagera ukavuga ngo rero Yesu mubwiye cyangwa nkaba nkawe. Haleluya. Kuko Bibiliya iratubwira ngo Imana yakunze abari mu isi cyane itanga umwana wayo. Hari ahantu Paulo yanditse aravuga ngo umva yewe bijya bintangaza cyane ngo wenda umuntu yatinyuka agapfira umujyangeso nziza, ngo wenda umuntu yakwiharara agapfira umukiranutsi, ariko Imana yerekanye uburyo idukunda ngo Yesu yadupfiraga tukira neza. Haleluya. Ngiye gusoza maze Imana ikatubwira ngo iyo Yesu maze kumwakira aravuga ati maze hariya aho uvuye usizeyo abandi benshi, usizeyo abandi benshi, reka muhemishe. Kuko buri butumwa bwiza ntabwo buba bwuzuye iyo utaributsa abantu ko we are people on mission. Ntabwo buba bwuzuye. Akenshi tugarukira tugahamagara abanyabyaha ngo bihane, tukibagirwa yuko bitatu bya kane by'abicaye hano bamaze kwihana, ahubwo bagomba guhaguruka bakajya on mission. Rero umuntu ukuntu Paulo yabyanditse niho ndangirije. Buriya chapter ya mbere yo muri mu Efeso nayise made in Christ. Abo yatugizemo muri Kristo Yesu, made in Christ, made in Jesus. Kera twe tukiga hano hari ubwoko bw'amaradiyo twakundaga yitwaga Grundig. Iyo ubona umunyeshuri ufite Grundig, zari radiyo zikomeye zanditseho ngo made in Germany. Ikintu rero cyakorewe mu Budage cyose cyabaga kizewe yuko kiri solid, ko gifite ubuzima. Hanyuma nza gusoma Bibiliya nsanga twebwe we are not made in Germany, we are not even made in America, we are not made in Japan, we are made in Jesus. Hallelujah. Twebwe hari ibintu Yesu yatugizemo made in Jesus. Wandeba ukabona handitseho ngo uyu muntu ari made in Jesus. Ukuntu Yesu, ukuntu Paulo avuga ngo twebwe ngo Imana yari yagambiriye yuko icyo gice cya mbere umurongo wa 3 ngo yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mwijuru. Imigisha yose made in Christ iri muri twebwe muri Kristo.
ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Made in Christ. Turabera kubera Kristo. Made in Christ. Hanyuma umurongo wa 5 ngo duhinduka abana bayo. We are God's children. Made in Christ. Hanyuma umurongo wa 7 ngo gucungurwa kubw'amaraso ye yaratwuhagiye. Aravuga ati ubwo muri abana banjye iyo umwana avutse ikintu cya mbere bamukorera niki baramuhagira. Aravuga ati namwe ndabanza muhagira. Haleluya. Ngo aratwuhagira n'amaraso ye. Hanyuma tubara n'ibicumuro byacu. Ariko ikinezeza kurusha umurongo wa 9 ngo itumenyesha ubwiru bw'ibigishaka. Itwinjiza muri secrets. Itwinjiza mu bunyamabanga bwayo. Twebwe turi abantu bagendana amabanga y'Imana. Tukamenya iby'Imana yavuze, tukamenya iby'Imana irimo gukora, tukamenya iby'Imana izakora, tukamenya iby'Imana itubikiye, ko twebwe twinjiyemo imbere mu bwiru bw'Imana. Haleluya. Made in Christ. Ariko ngo ushobora kuryoherwa n'ibi bintu. Yewe nta muntu nakwifuriza kubihomba. Niba wicayemo hano utarinjiramo, this is the day. Uyu ni wo munsi wo kwemererwamo. Uyu ni wo munsi wo gukirizwamo. Amina. Icya gatanu ko nibirimba. Uwo natwe murongo wa 11 twarazwe umurage tubitoranyirijwe kera. We are inheritors of the kingdom. Ko wicaye uvuga ngo ngewe umurage wanjye urahari. Hari ijambo njya nkunda cyane. Hariya mu Baheburayo bavuga ngo abo bose bapfuye batarabona ibyo bizeraga ngo ariko babirebaga biri kure ngo bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira. Haleluya. Ngo abavuga batyo ngo baberekana ko bashaka gakondo. Ngo kandi iyo baba barakumbuye yindi bavuyemo ngo bashoboraga gusubirayo. Ushatse gusubira mu isi nasubirayo. Ariko ngo ngo ntabwo wasubirayo ngo kuba arashaka gakondo irusha yayindi kuba nziza. Ngo niyo mpamvu Imana itagira isoni zo kwitwa Imana yabo ngo kuko yabiteguriye gakondo. Haleluya. Twe turi abantu bafite umurage. Niyo mpamvu tugenda nyine tuvuga ngo ikintu kimwe nzi. Umurage. Ntabwo umurage wanjye ntawe uzawunyambura. Hanyuma icyo ngiye kurangiriza ngo tubabo gushimisha ubwiza bwayo. Abantu bataramira Imana ikanezerwa. Muri Zefaniya baravuga ngo hari igihe Imana igitura ikanezerwa ngo nayo ikaririmba. Kumva music from God. Ariko icyanyuma aricyo nshorejeho ngo yabashyizeho ikimenyetso aricyo Mwuka Wera. Ishyiraho stamp. Ujya mubona n'aya mazi tunywa. Kamaze rero ko anafiteho iyo stamp. Baragenda bagateraho ikintu cy'icyapa bakavuga ngo aya mazi dore ngiki kiriho ngo ikimenyetso cy'ubuziranenge. Ngo aya mazi aremewe muri Rwanda Bureau of Standards. Ngo barayapimye basanga yujuje ubuziranenge. Natwe Imana iradupima iratureba ibona twuzuye idushyiraho ikimenyetso cy'ubuziranenge iravuga ngo aba nabanje. Ngo kubera yuko ngo yadushyizeho ikimenyetso aricyo Mwuka Wera. Noneho Paulo hirya mu mirongo ikurikiyeho ko ndasoza ngo arabasengera akavuga ngo ibi bintu iyo bitekereza ndabasengera. Ngo ndabasengera ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge nuko guhishurirwa. Ngo muyimenye. Ngo mumenye n'ubwiza bw'ibyo azaragabera. Ngo mumenye n'imbaraga zayo zitagira akagero iziha twebwe abizeye. Ngo arizo yakoresheje muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye. Ngo izo nizo duha mu Mwuka Wera. Haleluya. Kugira ngo dushobore gukora ya mission twahawe. None bene data tugiye gusenga. Ariko ndagira ngo niba wicayemo hano ukiri muri iriya kategori y'abantu rwose Satani yahumye amaso. Uyu munsi ndasenga Imana, naje mbisaba Imana mwebwe Imana uhumura amaso y'abantu babone Yesu. Abaremerewe n'intimba, abaremerewe n'ibyaha, abaremerewe n'imibabaro y'uburyo bwose babone Yesu. Wenda wicayemo hano wumvise umwuka w'Imana avugana nawe ngo this is your day. Ngo uyu ni umunsi wawe wo kuruhuka. Uyu ni umunsi wawe wo kubona Yesu. Ngirira neza uzamura ikiganza huri. Niba urimo uvuga ngo numvise Imana ivugana nanjye. Mukiza